Nishimiye kuba muri Zion. I'm very glad to be here in Zion of Edmonton. Hallelujah. Hallelujah. Ndashima Imana ko Imana yatwimenyekanishije ikatwiyereka ikaduha agakiza kayo tukiri batoya. I thank God that He revealed Himself to us and He gave us salvation while we were still young. Hallelujah. Hallelujah. Tukabona imyaka myinshi yo kuyikorera. And then we received many years to serve Him. Hallelujah. Hallelujah. Ndakubwira abantu ngo abantu bajye bavuga ngo isi iraryoshye. I like to tell the people who say that the world is good. Uburumogi nirwo ruryoshye kuruta igitaramo inzu y'Imana. I asked them, do you really think that drugs are better, feel better than coming in the house of the Lord for an overnight? Ubu buzima bwo gusinda. Your life of drunkenness. Nibwo buryoshye kuruta ubuzima bwo kumenya Imana. Is it better to you than a life of knowing Bwo God? kwakira umunezero w'agakiza. To receive the joy of salvation. Bwo guhishurirwa imbaraga z'Imana zikorera mu bizera. To be revealed the power of the Lord that works through the believers. Zo guhishurirwa umurimo Kristo yakoze ku musaraba ubwo yapfiraga ibyaha byacu. To understand the work that Christ did on the cross when He died for our sins. Zo kugira ibyiringiro bitagajuka. To have unending hope, Yuko unfailing hope. tuzaraganwa na Kristo. That we are heirs together with Christ of all His heritage. Byuko twahawe isezerano ry'ubugingo buhoraho. That we were given the promise of eternal life. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Beshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze bumbatiwe n'umukiza unkunda nizeye Yesu ntabwo bafite kuva ubu sininyibiza bejo ibyago cyangwa amahirwe si byose kw'Imana ibitegeka kwiganyira no gusa. Hallelujah. 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 Sinzi Yesu icyo akubereye. I don't know who Jesus is to you. Hari abantu bajya bakurikira Yesu. There are some people who follow Jesus kubera imigati. because of the bread He gives. Hari abantu bajya bakurikira Yesu. Some follow Jesus kubera ibyo bamutezeho. because of the things they expect to receive Noneho from Him. inzara yaratwishe cyane kubera n'ahantu twavukiye. And even more so, where we come Itwinjira mu from, magufwa. the customs that we grew up in is in our bones. Kugeza aho yamuze n'amasengesho. To the point where we imungana wa munezero w'agakiza. To the point where we cannot meet our prayers with the ku buryo joy of umuntu ajya salvation. gusenga To the point where a person like me akahita can haza pray, lisite y'ibintu bitarakemuka. and then they start looking at the list of things that have not come to pass yet. akahita yongera agasubira muri And then they continue to ask and ask and ask and ask. ibyo biragenda bikamira umunezero w'agakiza. So all of this asking steals the joy of salvation yamara from kumira them. umunezero w'agakiza, And when they lack the joy of salvation, ukavaho kano gakiza kakuremereye, your salvation starts to become heavy. ukabaho ugowe, And then you live in sorrow. ubuzima bwawe bwose ukazahora muri iyo rutine. And then your entire life you live in a routine of ariko iyo pain. ugerageje ku ruhande gatoya, But if you remove all the ukabanza impossibilities from ukinjira you, muri presence and y'Imana, then you enter into the presence of the Lord, ukabanza ukemerera Mwuka Wera kugira ibyo ahindura and muri you wowe, allow the Holy Spirit to ukabanza change ukemerera you, Mwuka Wera kugira ibyo akorana nawe, and you allow the Holy Spirit to work with you, za nyongera
those things, those biriya other bindi things, dusengera they n'inyongera become added kuko biravuga unto ngo you. mubanze mushake ubwami Because the bw'Imana word says, no seek first the gukiranuka kingdom of kwayo God and his ibindi byose righteousness, and muzabyongererwa. all other things shall Hari be igihe added satani unto ajya you. dutinza mu nyongera Sometimes the devil makes you stay tugahora mu focused maganya. on the added things, and you stay in the sorrows. noneho twamara kuremererwa n'amaganya y'ubu buzima And then when the sorrows you're carrying are too heavy, tugatakaza umunezero w'agakiza we then lose the joy of salvation. tukabaho tunaniwe And we live in Tukabaho a tugowe. sorrowful life, and we live Tukabaho tired, turushye. and we live weary. ndetse rimwe na rimwe tukibwira ngo si bino bintu turimo And sometimes we even ask ourselves, Nibyo these koko. things, are they really true? Is this faith really true? ariko nshuti yanjye But my friend, ndagira ngo noneho winjire mu cyumba I want you to cyo enter into gusabana n'Imana. the room of fellowship with God. numara gusabana n'Imana Once you fellowship with ndakubwiza God, ukuri I ko tell you the truth, hari ibizajya bigenda that there are things that will utanamenye start igihe becoming byagendeye. possible, and you won't even realize that they have left you. Hallelujah. ndagira ngo mbabwire ngo hari imbaraga z'Imana. I wanted to tell you there's the power of God. Bibiliya iravuga ngo The Bible says mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 in the book of hakambwira Acts ngo chapter ariko 1 verse 8, muzahabwa imbaraga it says that you will be given umwuka power wera nagira gute once the Spirit of nabamanukira muzaba God abagabo descends upon you. bo You kumpamya will be guhera hehe men to be i testified Yerusalemu in i Jerusalem, Yudaya in Judea, no kugeza i and Samariya no in kugeza ku Samaria, mpera. and to the ends of the earth. Petero yarangizaga kubwiriza Peter used to preach, yakwinjira ku irembo ryitwa ryiza and when he would enter through the agahura beautiful gate, n'ikirema he would meet yarangiza guhura with nacyo akakibwira ngo izahabu n'ifeza when he would meet ntabyo with the broken dufite man, he would ariko say, icyo I do not have dufite silver and gold, but what haguruka I have, it is ikirema this. Stand kigahaguruka up. kikagenda. And the lame man would get up and walk. niki gituma ibyo bishoboka So what makes this possible? nuko bari bavuye mu cyumba cyo hejuru It is that they had come bamaze from the kuzuzwa upper room imbaraga z'umwuka after they were wera. filled with the power of the Spirit. haleluya Hallelujah. uyu munsi dukeneye urubyiruko rwuzuye imbaraga z'umwuka This wera. day we need youth uyu that is munsi filled with the dukeneye power of the abamama Holy buzuye imbaraga Spirit. z'umwuka We wera. need men filled uyu with the munsi Spirit. dukeneye abashumba buzuye We imbaraga need z'umwuka pastors wera. filled with the uyu munsi Spirit. dukeneye abaririmbyi buzuye We need imbaraga singers z'umwuka filled with wera. the Spirit. uyu munsi dukeneye abakora muri media We need buzuye imbaraga media z'umwuka men wera. filled with the Spirit. kandi ikintu nkundira umwuka wera And what I love about the nta Spirit of mwuka wera God, w'umubebe ubaho there is nta no mwuka wera w'umwana ubaho there is nta no mwuka wera child in the w'umusore ubaho Spirit. nta There is mwuka wera no ukuze Spirit. ubaho. aka kanya umuriri w'umwuka wera wamanuka gutya na kariya kana katangira guhanura. The Spirit does not favor this moment. If he descends, even the baby over there could receive him. aba bana muri kubona hano These children that you birirwa see ku makatuni that are always batangira watching gukora ibintu cartoons, birenze they ibyo will mwebwe start mutekereza. working works that are beyond your thoughts. Yesu Kristo yatangiye guhinyura abanyabwenge afite imyaka ingahe? Jesus Christ started Cumi arguing n'ibiri. with the scribes when he was only 12 years old. kandi umwuka wakoraga muri Yesu Kristo And the Spirit that niwe worked within mwuka Christ, neza ukorera mu he bizera. is the same Spirit that speaks and works within you. niyo mpamvu abana banyu mujye mufata mwatangira gusenga mukabaha amakatuni n'amatelefone That's the reason why when you start praying and you get your children to watch cartoons, kuko satani azi kubasanga mu makatuni. they do not pray. The devil will meet them in their cartoons. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. haleluya. Hallelujah. ariko iyo umwana umwigishije gusenga But when you teach a child to pray, ndetse n'umwana muto even a small uzi child gusenga who knows how Imana to pray to God, ntabwo azagira ubwoba they shall not be afraid. azafashwa no gusenga They will be strengthened by prayer. ndetse n'umwana muto Even a small child uzi gusenga Imana who knows how to pray to God, ntabwo azagira
ubwoba They shall not be afraid. azafashwa no. Rather, they will be helped Hallelujah. by prayer. Amen. Nothing missing hari in their lives. emptiness iba mu muntu There's a certain emptiness that lives in a utarimo person Imana, that does not have God. ku buryo we adahishurirwa ngo asobanukirwe what is wrong, To the point where they do not understand what's wrong with them. ahubwo akavuga ati oya reka nywe inzoga ndebe ko. And then they start seeking to fill that void Inzoga in ntiziyimare. alcohol. Akavuga reka nongereho ubusambanyi ndebe ko And then when the alcohol doesn't work, they start seeking to fill the void through aha niho fornication. umunezero wanjye uri. And then they say, I must find pleasure here. Still ya emptiness And ikagumamo, still the void stays. akumva wapi nta gipasa, And akumva ari they feel kwicuza like gusa, it's still not akongeraho satisfying. itabi, And then they start akongeraho smoking. urumogi, And then they add drugs. akongeraho akongeraho And they akongeraho add and they akongeraho, add and they ariko add. still ya emptiness But still ikagumamo. the void is not filled. Ariko umunsi yahura na Yesu, But the day they meet with Christ, umusamariyakazi yabwiye Yesu, aramubwira the ati, Yesu Samaritan aramubwira ati, woman, mfite amazi, Jesus spoke to her and he said, ayo I have mazi water. uyanyweye And if you drink of this ntiyongera water, kugira inyota you will no longer ukundi. Muzi thirst. yamubwiraga gute? Yamubwiraga ko afite amazi akuramo ya emptiness. He was telling her that he has the water that fills the void. Aramubwira ati ariko ayo mazi wowe uri kunywa And he said to her, that uranywa water that you're ariko wongera ugira pitching, inyota. you will drink it, but then you'll Muzi thirst amazi again. yamubwiraga, Do you know the water he was telling her about? ageze imbere aramubaza ati, He asked her ufite abagabo later, bangahe? how many husbands do you have? Yamubwiye bangahe? And she said, Batanu. 5. Aravuga ngo n'uwa gatandatu ufite nawe. And the 6th that you're So living wow. with, he's not yours either. Ni ukuvuga uwagize uwa mbere ntiyaguhaza uwa kabiri Which means she had the first husband and he was not enough. She got a second and not enough, and a third. And so he said to her, you still have thirst. iyo emptiness So that void, ni njyewe njyenyine only I ushobora kuguha amazi, can give you the water ntuzongere kugira inyota. to fill that void and Ayo you no longer mazi yarinde. thirst. So who was that water? Ayo mazi yarinde. That water was Yari Kristo, it niwe was mazi Christ. He is y'ubugingo. the living waters. Niyo mpamvu umuntu ajya apfusha umwana we wa mbere, agapfusha uwa kabiri, agapfusha uwa gatatu, bakamwohereza letre yanditseho saved alone, yanze akaririmba ngo it is well. That's the reason why a man, he lost his entire family, his children, his wife, and he ended up singing, it is well. It neza mu mutima is wanje. well with my soul. Bimeze neza mu mutima wanje. Yari amaze gupfusha abana be, After he had lost his children, barohamye, agiye kureba aho they had drowned. barohamiye, They had drowned on a boat. arangije indirimbo imuzamo. And then a song came It is through him well, that says, it is well byose biremwe. with my soul, Umutima wanje my soul. urabyakiriye. It is well, Umutima wanje it is well urabyakiriye. with my soul. Muzi abandi ukuntu babigenza. Do you know what others would do? Anyarukira hano kuri Saskatchewan River, harya niko They bayita, come to Saskatchewan River akavuga ati ntago nabaho ntaba. and they say, I cannot live without my children. Ibyo nari mfite, umunezero nari mfite wose, All the joy that I had, aho kugira ngo mbeho mbana n'aka gahinda, rather me living with this napfa sorrow, nkajyana nabo. I'd rather die and go with Akiroha them. mu mazi. And they commit suicide. Nagira ngo mbabwire ko ubu buzima budashoboka Kristo ataburimo. I wanted to remind you that this life is impossible to live through without Christ. Ubu buzima ntibushoboka utuzi imbaraga z'Umwuka Wera. This life is impossible to live without the power of the Spirit. Ntibushoboka. It is impossible to live. Abantu benshi bajyana umuzi wo gusharira. Umuzi wo gusharira murabizi? Many people, they have bitterness. Sinejejwe nabyo.
I am not satisfied. ijambo mu Mubwiriza 12 bavuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe In the book of mu minsi y'ubusore Ecclesiastes, bwawe it says, ubwo uzaba uvuga uti serve the Lord in the days of your youth, before the latter days come and your old days come and you say, I no longer satisfy in this. There are many people who have already reached the stage of life where they say, I'm no longer satisfied, even though they're still in church, just because of the hardship they go through. Imagine Paul, who reached a level where people would pass around his scarf and they would be healed of their sicknesses. But he had a thorn. And he prayed to the Lord 3 times, asking the Lord to heal, to remove the thorn from his back. It was hurting him. But God said, go, for my grace is sufficient for you. There will never be full peace while you're in the world, because you're just a sojourner in this world. You're on the journey. But we will receive full peace, because that is our hope, that we will see the Son of God, where we will no longer die, where we will no longer feel pain. We will be in full praise. Death shall no longer live. There will no longer be sicknesses. Hallelujah. 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 That's where our hope lies. He who carries this hope, even if they walk through the valley of the shadow of death, they will not fear any evil. They will not grow weary. God does not care how long you pray, but He cares about the reason behind your prayers. That's the reason why the Bible says obedience is greater than sacrifice. This is a wake-up call. No musi reka tubabyure ibitekerezo. Say to yourself, let my life not be the same again. Because where do you think all these weaknesses come from? Do you see us acting like Paul? Are we like Peter or Paul? Hallelujah. 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 That's the word that God has given to me. Please stand as we pray. Umwami nyiringabo, isi yose yuzuye icyubahiro cyawe. Data uruwera, isi yose yuzuye icyubahiro cyawe. Manuri mwiza, urera cyane, ineza yawe Mana we ntihinduka, dorurera. Manuri mwiza, urera cyane, ineza yawe Mana ntihinduka,
uri mwiza mana uraberewe n'ubugingo bwacu urera cyane ineza yawe Mana ihinduka urukundo rwawe Mana we rikashi iruhinduka ururera imbabazi zawe Mana we izihinduka ururera manuri mwiza urera cyane ineza yawe Mana we ihinduka ururera Mana y'imbaraga Mana ishobora ni wowe byiringiro bidakoze are the hope that does not put to shame. ni wowe Mana nyir'ubuntu bwose You are God of all grace. uyu munsi tuje imbere yawe This Mwana evening we come before you, God. duciye bugufi We cyane are humbled kugira ngo wongere utubabarire so Mwana that you can forgive us again. aho tutagenda neza mu nzu Wera yawe Where we do not walk well in your aho tutagenda house. neza mu murimo wawe Where we do Mwana not carry ourselves well in your ministry. oh Yesu we Jesus, simba tukugiriyeho umugisha if we find favor in your muri sight iki gicuku Mwana in this evening, wongere utugarurire ibihe by'ububyutse bring back revival hembura again. itorero ryawe Mwana Us, your church, oh hembura God. itorero ryawe Mwana Lord, your church. hembura Mwami Bring relief. abizera bawe data Relief amongst your ongera people. uduhembure Mwami Bring back relief, oh ongera God. Mwami utwuzuze imbaraga Fill z'umwuka us with wera the power Mwami of the Holy Spirit, God. ongera Mwami utwuzuze kongera guhishurirwa no gusobanukirwa Fill Mwami us again with revelation and understanding uyu murimo wawe data in this ministry, God. Mwami ongera data Lord, again, utwuzuzemo imbaraga fill us with your power. utwuzuzemo imbaraga Fill us with your strength zidushoboza to allow kongera us kuduhagarika to stand mu again mwanya nyawo in our place, zidushoboza to allow us kongera data to again kubabazwa to be pained n'ibikubabaza by Mwami what pains you. dukeneye Mwami kongera kuzuzwa umwuka We wera need to be filled with your dukeneye spirit again, kongera God. kuzuzwa imbaraga z'umwuka We need wera to be filled with the power of the dukeneye Holy kongera Spirit. kubona itorero nk'ibitaro We need to see the church as a hospital dukeneye kongera again. kubona itorero We need to see the church aho again. abarushye baza Where bakaruhukira those who are weary come aho and find abarwayi rest. baza bagakirira Where those who are sick come and are aho healed. indushyi ziza zikabohoka Where those who are aho weary can ababoshwe come and be baza freed. Mwami Where bakabohoka those who are bound can be iminyururu freed. ibaboshye ikadohoka Where those who are bound can be bakongera released. bakakira ubuzima And they receive life aho again. Mwami abaza barapfuye Where those who come bongera dead kuzuka Mwami can be revived ubuzima again, bwawe God. bukongera gutemba mu mitima yabo And the life can fall in our lives dukeneye again. kongera kubona Mwami We need to see, itorero mu Lord, bihe by'ububyutse you giving us bitegurira umugeni revival wa Kristo and prepare the kongera bride of kugaruka Christ so that you can come back. turagutegereje Yesu We wait upon you, wakongera Jesus. ukabikora You can do it wakongera again. ukabikora You can do it again. wakongera ukabikora You can do it ku again. buzima bwanjye In our mu lives. mibereho yanjye In my life. hindura data In the house of my hindura Father. imitima Change hindura our thoughts. intekerezo Change our minds twongere tumenye agaciro so that Mwami we can also understand k'umurimo wawe value data of your Son twongere tumenye agaciro and Mwami understand ko again the guterana value n'abera Mwami of the fellowship of the saints Mwami ntiduhe iby'agaciro gusa ibya Kayisari so that we do not give value to the world ahubwo ni ibyawe Mwami but give value twongere to tubihe you agaciro da and give value to twongere your
tubihe things agaciro data and give value to ubahisha your itorero things ryawe mwa and strengthen your ubahisha church. itorero ryawe Give data honor to your church. ubahisha itorero ryawe Give honor to your church. itorero ryongere riba ahantu Let the church again be in a hakwiriyeho place kuba that it must be itorero in. ryongere riba ahantu That the church can buri be muntu again wese yifuza where kuba everyone should itorero be. ryawe ryongere riba ahantu That your mwa church can be abantu baza bagakirira where people come and are bagakirira healed. ibikomere byo ku mutima And they're healed of their wounds bagakirira of their ibikomere hearts. byo ku mubiri And they're healed of the wounds of the body. yes Lord, yesu Lord, ni wowe twinginze you ni wowe are the one we twinginga mwa intercede to. Zion Temple Zion Temple Edmonton of Parish Edmonton, Lord. dukeneye ububyutse We need revival. dukeneye kongera kukubona We need to see you ukora again. ibidasanzwe To do things n'iteraniro ryawe extraordinary. Oh kandi Lord. ndabibona waratangiye And I can mwa see that you have started, God. waratangiye yesu You have already started, niyo mpamvu Jesus. twizeye neza That's the reason yuko why we have wowe faith. watangiye umurimo That you mwiza started a good muri work Zion Temple in Zion Edmonton Temple, ari Edmonton. nawe You are uzawusoza also the one who will bring ari it nawe to finish. uzawusoza You will bring it to mwami finish. turasenga And we pray, turinginga Lord. data We pray, kugira we ngo plead, wuzuze umwuka so wera that you can fill kugira your ngo Holy wuzuze Spirit imbaraga z'umwuka wera and be filled with the power of the urubyiruko Holy Spirit mwami in the youth bwo muri Zion Temple in Zion Edmonton Temple, mwa Edmonton. buzuza umuriro wawe mwa Fill your fire, buzuza umuriro God. wa Pentecote Fill your fire of the Mwami, Pentecost, Lord. bagira inzara imwe gusa that they have one inzara hunger. yo gukora ubushake The bwawe hunger to do your inzara will. yo kubaho wifuza ko baba The hunger to do, inzara yo to be who kubona you want us imitima to be. ikizwa The hunger inzara yo to do kubona what you imitima want us to do. ibohoka The hunger to bring relief. yes Oh Jesus, turamagaza umuriro we call upon your umuriro fire. ubyutse The fire of umuriro wa revival. Pentecote The fire of wongere Pentecost. wuzure To fill again urubyiruko mwami in the youth. ijambo ryawe Your word. ribwira neza ngo It tells me very muri iyo well minsi that in those muri iyo days, minsi in those days, bazasuka umwuka wanjye Spirit will be ngo ku poured bantu banjye upon your ngo people. abasore And the young ngo bazahanura shall prophesy. ngo n'abasaza And the ngo old bazarota shall see visions. ibyo bihe In those byo times, kuzuzwa umwuka wera the Holy Spirit shall byarasohoye fail. It has bisohora ku come. mwuka wa Pentecote The time of the Pentecost has come. reka byongere bisohorere no mu Let rubyiruko this time rwa come Zion again Temple Edmonton mwa into the youth of oh Edmonton. yesu kristo Oh Lord Jesus. yesu kristo Lord ni wowe Jesus. turamya ni You wowe are the one we dusenga worship. You're the ni one wowe we pray to. twiringiye You're ni the wowe one that we duhanze have faith in. amaso You are the one we focus Yesu, on. ni wowe tukiri ku mavi mwami Lord Jesus, you're the one we kneel tukigutakambira before. tukigutakambira We are still ukora pleading ikintu with you. gisha mwa Your ukora words. ikintu gisha mwa ukora ikintu gisha mwa ukora ikintu gisha data Oh Lord. Jesus. urubyutse mu rubyiruko mwa Revival in the youth. urubyutse mu rubyiruko mwa Revival in the youth. urubyiruko mwami rukangutse Let the youth be urubyiruko rwuzuye awakened. inzara n'inyota byo gusoma Let the ijambo youth be filled with the urubyiruko hunger of rwuzuye prayer. inzara n'inyota byo Let gusenga them be filled with the urubyiruko hunger and thirst of rwuzuye prayer. ishurirwa ryawe Let them be filled with the urubyiruko rwuzuye revelation. mwami umwuka wawe A youth that's filled with your spirit. yesu we Lord Jesus. yesu we Lord wakongera Jesus. ukabikora mwa You can do it again, wakongera Lord. ukabikora You can do it data again, Lord. wakongera ukabikora You can do it again, you are Lord. able to do it mwa Urabishoboye oh mwami. yesu kristo Oh Lord Jesus. turagushima mwa We thank you, God. turagushima We yesu thank you, Jesus. turagushima We yesu thank you, Jesus. ndagushima 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 yesu ndagushima 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 ye ndagushima 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 yesu ndagushima ndagushima yesu urakoze 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 yesu urakoze urakoze